arongera njyana mu cyumba cya gatatu ni ibitaro byari biri bien occupé ku buryo bifite ibikoresho bihagije. Angejeje mu cyumba cya gatatu nacyo cyerekana cya kibazo, kandi ubwo uko agumya gusirikira gutyo ajya gusuzuma niko nagumyaga kubyimba kuva ku birenge kugeza ku mutwe, bigeraho n'ururimi rubyimbira mu kanwa no kuvuga birananira. Aho ngaho nahaboneye imbaraga z'Imana. Muganga yahise program operation, baranjyanye banjyana mu kindi cyumba, banyambura imyambaro yindi isanzwe nari nambaye, bahita banyambika imyenda y'icyatsi, duhita twirukanka ngo tugiye muri chambre d'opération. Umugabo yari ahageze avuye nawe mu kazi ka nimugoroba, byari bimaze kuva saa 12 n'igice hafi saa moya. Dr baranyirukanka nyangeje muri chambre d'opération, fata ifishi kugira ngo yandikeho motif d'opération. Icyo cyonyine kuba yaragiye kwandika impamvu agiye kumbaga, asomye reviewsinze ibyo uwo asimbuye asize yanditse, asanga ngo yanditse ngo au fur et à mesure umurwayi ari kugenda yoroherwa. Dr biramucanga, yibaza ukuntu asanze ndembye meze nabi nenda nko gupfa, kandi uwasimbuye we yanditse ko ndi koroherwa. Biba biracanganye, ntago wasobanura umuntu havuye mu minota 20 cyangwa mu isaha avuze ngo umuntu ari koroherwa uje kumubaga. Noneho ngo ahita afatwa n'ubwoba bumufata muri we imbere, ngo aribaza aravuga ati uyu muntu ndamutse mubaze akampfiraho bishobora kungiraho ingaruka kuko nsimbuye mu minota mike yishize yanditse ko umurwayi ari koroherwa, none ngewe nemeje ko umurwayi arembye ku buryo yabagwa. Ngo ahita yumva afashwe n'ubwo bakondi bugwe kwiseta, ahita agenda. Sinzi umuntu bavuganye kuri telefone, amaze kuvugana nawe ahita agaruka arabivuga, sinabashaga kumusubiza ariko narumvaga. Mutware wanjye twabaga turi kumwe iteka ryose, iyo najyaga kwiseta yaramperekezaga tukajyana. Arangije aramperekeza, aragarutse ngaramubwira ati rero uyu mudamu nsanze ntagomba kumubaga, ko ndamutse mubaze akampfiraho najya muri gereza, biragoye nabifungirwa. Kuko kujya imbere y'abantu ngasobanura yuko impamvu mubaze yararembye kandi ngerekana n'ikibazo nibura ubona simbuye atigeze abona, nabyo ubwabyo nta logique byaba bifite. Aravuga ati rero reka nshaka agakaruma mutera gatuma umurambo utagumya kumubyimbiramo, n'ubundi kuva ari umurambo nta kindi turamira kiretse umubyeyi. Aravuga ati nuko umutera agakaruma nkagira vuba, hanyuma tukareba ko nibura byakwikaruma ntagumye kubabara ntagumye no kubyimba. Noneho nje ndahamagara abagenzi banjye ejo mu gitondo bazaze tumukora operation turi benshi, tujye tujya inama kugira ngo ibyo dukora tuzabikore neza bireye isisi. Umutware yumva nibyo, arangije ibyo kwandika ku ifishi ahita bireka, bahita bamanura kuri ka gatanda bansubiza muri chambre de consultation aho basuzumira, ajya kuntera wa muti wundi yari yemeje ko agiye kuntera wo gukanwa umurambo. Ubwo arabikoze birakunda, numva munda ntago nkibabara cyane, numva nta n'ikibazo kindi mfite cyo koza ibyo kubyimba nabyo bigenda bisa nibigabanukamo gahoro gahoro, kuryo byagize nka saa 6 z'ijoro numva ntangiye kumera neza. Ariko aho ngaho nari ndyamye natangiye kwibuka ibintu yagiye avuga ngiye cyagiye ntabashaga kumusubiza. Ntangira kumva mfitanye urubanza n'Imana, ntangira kumva ndimo kubura na se Mana, ni gute waba waransezeranyije kuzama umwana w'umuhungu ukabimbwira uwa mbere akiri uruhinja afite ukwezi kumwe ukaba wisubiyeho ntunabimbwire. Numva ndi kuburanya Imana, numva Imana irambe mukiye, numva ibintu nkoreye ntibibaho. Noneho muri ako gahuge no muri ubwo bwihebe bwo kwibaza ukuntu iby'Imana inkoze n'ukuntu ingenje, niho nafatiwe n'umwuka w'amasengesho. Muri iryo joro naraye nsenga ndarambwira Imana, Mana ndabizi neza ko ushobora byose, kuba ushobora byose niki wagishobora, ubwo ushobora byose na bino wabibasha. Ndakwinginze mbabarira, ndakwinginze unsubize uyu mwana nkuzutse rwose, nzagukorera nzakwamamaza. Urabona ko uyu mwana waramunsezeranyije kandi ibyo wambwiye nibyo, n'umuhungu. Mana yanjye ndakwinginze, nagombaga kujya muri Onapo wenda ngahagarika ibyo kubyara, none ntabyo nakoze kuko nagutegereje nkeneye urubyaro, umpaye umwana uwundi nawe agifite ukwezi nibwo wabinsezeranyije. Mu mezi 3 gucuta uruhinja rutazi kwicara, rutazi no kuvuga, rutazi no guhagarara, rutazi no kwakapo, none uyu mwana mubuze gute? Nibutse Imana ndayibwira Mana, iyo uyu mwana warashakaga kumutwara wakabaye waramutwaye ku nshuro ya mbere nza mu bitaro. Ku mezi 4 natangiye kuza mu bitaro, amaboko yanjye nkajya nyereka inkovu, n'ubu ziracyariho ziragaragara ndazifite mba nzibona. Ndabwira Uwiteka ni Mana, iyo uba waruswe uyu mwana uzamutwara wakagombye kuba waramutwaye ku mezi 4. Naje hano mu bitaro namaze iminsi 7, nafashe serum 61. Iyo uzi kuzamutwara ari kumutwara kuri 5, none warasibiye 6 ntiwamutwara, 7 ntiwamutwara,
kumutwara 8 ntago mbyemera mbwira Uwiteka numva wowe kabyara uyu mwana wimutwara azambera ikimenyetso cy'ibyiza kuri Imana yita ko gusenga. Nasenze amasengesho menshi iryo joro bwarakeye mu gitondo cya kare abaganga barazindutse baraza haje abaganga 4 baba docteurs na wa undi twaranye wa gatanu haza abanasi 2 haza n'abanesthesia 2 abatera ikinya haza n'abafasha b'abaganga nyine basanzwe b'abanasi nabo baganga bandi 5 ku buryo narindi uruziga rw'abaganga 9 ninjye mu gitondo bahereyeho baba baraje baramfashe noneho abandi baganga baravuga bati rero kugira ngo twizere ko nta confusion yazamo tubanze natwe tumujyane muri ecography turebe koko ikibazo gihari nimba aricyo hanyuma nitumara kubikonfirma turahita dukora icyo tugomba gukora. Baramfashe bansubiza muri ecography banjyana mu zindi ecography inshuro 3 mu byumba 3 bitandukanye banjyanayo byari bikomeye kuko yamakanwa bari banteye nimugoroba yari amaze kunshiramo cya kibazo cyongeye kugaruka nabo babireba agasanga kugura gusiza sohotse yagaruka naga ariko kumeze uko amaboko yasiza asohoka aragaruka asanga wagira ngo barimo nkunkiramo nk'amazi kwa kundi waburi guhaga nk'igipirizo uko ugenda uhagubona kiyongera buhoro buhoro ni nkuko bimereye nari ndembye bene data nari imeze nabi ariko ndashima Imana ibeshaho no mu rupfu ndashima Imana ishobora ibyo abantu bananiwe ndashima Imana y'intwari kandi ndashima Imana ivuga ibyo ivuze ikabikora. Ubwo baramfashe ari abaganga 9 banjyana muri ecography barasuzuma mu cyumba cya mbere basanga ikibazo yababwiye nicyo banjyana mu cyumba cya kabiri basanga ikibazo muganga waharaye yavuze nicyo banjyana mu cyumba cya gatatu bundi kugira ngo kuva kwiseta kuva mu cyumba narwariyemo kugera kwiseta nagiye kwiseta maze kujya muri ecography inshuro 6 kandi mu byumba bitandukanye abaganga bari confirma ko nta kindi gikorwa ari operation yarageze banjyana mu cyumba cyo kubagirwamo noneho baravuga bati rero uyu mubyeyi n'iminsi yose amazaza hanga dore fishi irabigaragaza nta mpamvu yo kuza ngo turashyira umurambo utubike umutware bahita bamufata ubundi yari asanzwe amerekeza no kwiseta ariko uwo munsi barahise bamubwira bati rero wa mugabo we n'ubundi umwana byararangiye tugiye kumukora ari mu gitondo nta mpamvu yo kwirigurinza umurambo umwana ntashingurwa n'abantu benshi genduza n'agasanduka uhita ujyana gushyingura uhamagara abantu bake bashoboka ba hafi baguherekeze mu birangize nta mpamvu yo kujya kwishyura amafaranga yo kuraza umurambi ahangaha. Ubwo nta myenda nigeze njyanayo nta kintu na kimwe nari mfite kubera ko nubundi kibazo cyari kigiye kurangizwa no kujya gushyingura. Umugabo barirutse yikoje mu gakinjiro ka Gisozi yagiye kugura isanduka arayiguza maze kuyigura ajya gushaka imodoka iri bumutware kugira ngo bahite bajya gushyingura sinibuka aho yari yateganyije nimba ari Nyamirambo nimba ari arangije bangejeje kwiseta ariko bangejeje kwiseta ndiho rwa ruziga rwa babantu 9 bose nagiye kumva numva mfashwe n'umwuka w'amasengesho numva ndashaka gusenga ku buryo mbinyotewe nkuko waba ufite inyota y'ikintu daheruka kunywa kandi wakundaga ndangije mu gihe nkirimo kuzuyaza numva ijwi naryo ribimbwira ijwi ry'Imana ryamamagaye mu izina riramubwira ngo Stella we senga mbere yo kubagwa ko shitani agiye kukwiba. Ntabwo numvaga shitani kunyiba ni gute umwana yari yaramaze kugenda numvaga ubwo wenda ko ari ngewe nanjye ukurikiyeho gupfa ariko Imana yari ibyo yibwira izangirira ko byari byiza. Ijwi ryabimbwiye bwa mbere ngira ubwoba no gutinya ayo maso yose ari marande babana 9 bose barimo bashyashyana bari ugomba gutera ikinya bamaze kugitera kimaze kumfata cyari ikinya kiri parisieri bamaze kugitera byahunze bese igitara kiba kiri hejuru y'umuntu uri kwiseta byose ibintu byose biri updated bamaze kwestana machine minota operation igomba kumara ibintu byose biri ku murongo. Ijwi rimbwira bwa mbere sinaryumvira bwa kabiri sinaryumvira bwa gatatu ryambwiranye igitsure kinini cyane kwa kundi wakumva ubwiwe nk'umuntu munini w'umugabo w'umunyembaraga ku buryo byonyine no kuguhana uramutse ukoze ikosi ryaryo ryose kuguhana bitamugora kwa kundi yagukozaho n'urutoki ugahita urangira. Ni nk'uko ijwi ryambwiye bwa gatatu ryambwiye rinkankamiye rirambwira ngo vuba senga satani arashaka kukwiba. Nahise nturika bya bindi naganiriraga n'ijwi mu mutima bivaho noneho mpita mbivuga cyane ndavuga nimunkoze b'icyuma ntarasenga. Abaganga harimo umudamu umwe
umusilamu kazeta avuga ngo nuko abarokore basara ngo uyu mugore ananiwe kwakira ko agiye gutahana umurambo mu gihe amaze iminsi azangaha azi ko ari kugwagwana umwana ngo azamubyara ari muzima none daragize trauma atangiye kuvugishwa ngo arashaka gusenga ese mada aho waraye nago warubizi kuzabagwa kuki utasenze numvaga ibinambwira ari byo ariko nkurikije imbaraga ijwi ryari rinsabye gusenga ryari ribikoranye numvaga nta busobanuro nkeneye numvaga nta kindi nakora uretse gukora ibyijwi rimbwiye narahindukiye nitegereza wa musaza twari twararanye docteur twararanye wari wabonye ikibazo wahamagaye na bagenzi be ndamubwira ni rata docteur wambabari yuka mu mwanya ngasenga ko numva isengesho ngiye gusenga riraza kugushyigikira mu murimo utoroshye ugiye gukora docteur yahise yiyumvira ahita avuga ngumva ngo nimundekere umugore asenge bana akivuga gutyo banzi Imana yari sinyambika isura nk'iy'umugore we bose bandebye kumbaga birabananira bahita bavuga ngo okay ngo nasenge niwe wamuraranye n'ikibazo afite niwe wakibonye ubwo nagira icyaba birakureba twe twaje tuje kugufasha bampaye umwanya wo gusenga nahamagaje Imana isengesho nta nubwo navuze umwanya muremure nta nubwo nitaye ku bintu navugaga cyane ngo numve wenda byari biri perfect cyangwa n'ibintu bikwiriye cyangwa n'ibintu bibereye oya nahamagaje Imana isengesho kandi mu masegonda makeya cyane ko docteur yamaze kumbwira ati ngaho senga narasenze nibutse Imana imirimo nibutse Imana isezerano nibutse Imana ibyo twavuganye nibuka ibyo yanyibwiriye nibuka ibyo yantumyeho byose ndabikusanya mbwira Imana ngo Mana niki gitumye ntwarira umwana utarabimbwiye nibura ngo utegure umutima wanjye mbashe kubyakira nyirangiza kuvuga ngo amen bankojejeho icyuma babikora vuba kugira ngo bacunguse uburyo umwete machine iminota yari yatangiye gukora mbese ubona yuko iminota bari basetinze yo gukora operation nanayisenzemo narabisoje rero maze gusenga nibwo bahise bambaga bagira vuba bari biyegereje ikintu bari buhite barambikamo umurambo mu gihe bagitegereje kwisasa n'agasanduka n'utwenda two kubanzamo n'ishuka n'ibiki ubwo nagiye kumva numva bateruyemo nari maze kuremba meze nabi bigeze ku gipimo ntakibasha no kubasha guhumbura amaso ariko kuko iyo urimo kubabara uri kwiseta ujya kumva ni nk'ikintu kikuruhuye kigukuyeho nk'umutwaro muremure ntago uba wumva kubera n'ikinya ariko uba wizeye ko imirimo irimo kugukorerwaho ari igiye kukuruhura umutwaro wari urushye ndangije sinzi ukuntu nabumbuye amaso ndebeye mu gitara ngiye kumva numva bagiteruramo ubundi umwana iyo bamugukuyemo bakubaze abafite akantu k'agaposhete afungiyemo kameze nk'agashashu ukuntu ako ngako ababyeyi babyaye neza bajya bakitiya nyuma ko kaza nyuma umwana yabanje kuza ni nk'uko nguko byagenze bagiteruramo bazi ko ari umurambo bateruyemo bagiye kumva bumva uruhinja rurarize ka kantu karifungura kifunguye umwana ararira ijwi rikomeye ku buryo ryari ijwi ripikable uryumva no mu matwi ndangije numva ni nk'ikintu kibaye nk'ikibombe giturikira iruhande rwawe kumva ijwi ry'uruhinja rurira wari uzi ko bagiye kugukuramo umurambo ubwabyo byambereye igitangaza uko nakarebaga muri cya gitare kiba kiri hejuru yawe iyo urimo kubagwa mbona abaganga bose bakwiriye imishwaro abari hirya no hino barirutse baguye nkara hirya ku bikuta wa mu docteur twararanye asigara ari ufasha agahinja mu ntoki umusaza azunguza umutwe abonye ibintu bibaye naciye muri ecography incuro 6 nta kintu na kimwe bigeze bareba batarebye neza badashishoje igitangaza kiba kirabaye Imana umwana biramuzuye Imana imuzuye niko umuganga umwe wari wahaye umugabo wanjye kujya kuzana isanduka yo gushyinguramo niwe wahise afata nimero ahita amuhamagara aramubwira ati banguka kwa muganga yahise ahagera aza yiruka n'isanduka atayizenye ubanze yaraje siko nanjye birangiye ahageze nibwo bamubwiye bati umva Imana ikoze igitangaza umwana arazutse isanduka yihorere nibwo yahise aza yiruka ageze kwa muganga na hanu hafi cyane kubyo atagombaga hari no kuba yatega ku buntu hari hafi ariko yarateze no kugaruza arabyibagirwa ahageze asanga Imana ibeshejeho wa mwana ubwo babaganga bose uko ari 9 bahita bajya guhugira ku mwana nta kintu na kimwe cyari cyateguwe nta mwenda wo kumwambika wari uhari nta kintu na kimwe na gatanda kuko muryamisha nta namba cyari giteguwe ko bari basi ko ari kujya gushyingura ubwo bahise bajya kurangarira wa mwana bajya kumutunganya ibyo bamukora amasuku n'ibiki baramufata ko yari afite amezi 8 n'icyumweru kimwe cyangwa kiburaho na kiminsi yari amezi 8 n'iminsi nk'itatu arangije
bahita bamufata umwana bamujyana muri kuveze, nacyo kimbere igitangaza kuko ubundi bari basanzwe bavuga ngo umwana ujya muri kuveze akabaho akaba muzima n'umwana w'amezi 7, ariko ndashimira Imana ko umwana wanjye yabayeho mu mezi 8, yagombaga kumaramo ukundi kwezi kugira ngo yuzuze 9. Imana irahaba tumaramo ibyumweru 2 gusa umwana barorohewe. Nsubiye inyuma gato yatukiri kwiseta, umwana bamaze kumujyana muri kuveze, papa warahagera aramureba, nanjye asa kundeba. Ni ubundi ibintu Imana yankoreye n'iby'imbaraga, ibintu Imana yakoze iwanjye nibitangaza bitarondoreka. Umwana amaze kuzuka bamugejeje muri kuveze, nanjye bangarukaho. None bagarutse gufunga aho bari bafunguye bamunyuza, barebye kuri machine basanga hasigaye iminota 4 ngo operation irangire. Iyo minota 4 baseti nziza kurangira, ibiri programme bijyaniranye n'ikinya ngo bari gusigara bandoda numva. Nuko biba ngombwa ko bagira vuba kugira ngo basove ya minota mike isigaye bayikoremo akazi kose gasigaye ku mubyeyi, kuko bagiye bose kurangarira umwana uko ari 9, ngiye nsigara ngaramya aho ngaho ko hajyamo umuyaga ukugira ute, nta kintu ba wumva. Gusa numvaga meze nk'umuntu upfuye yishwe n'imbaraga z'igitangaza gikorekeye aho ngaho. Barangije bagarutse basanze hasigaye iminota 4, Dr twararanye ahita azanubwira bwinshi kugira ngo afunge ahantu bafunguye bamunyuza. Arangije sinzi agakosa yakoze, ahita nkomeretsa matrice kuyikomeretsa byo byabaye ikibazo gikomeye kuko badiscussing nk'iminota irenze yari iteganyijwe, bibaza ni gute biri bugende. Uyu muntu turamukuramo matrice tutabajije, adasinya, atagize ate, bakaburana. Ariko ku munota wanyuma mu Dr Wandayeho niwe wafashe umwanzuro avuga ati aha nikomeretse ni habi, nta kindi kintu twakora, ni ku nkondo, n'ubundi ayimaranye ukwezi yahita arwara kanseri. Aho kugira ngo rero ahure n'ikibazo cya kanseri kadufata umwanzuro dusova umubyeyi azarera aba bana 2 nta kundi. Bajya kuri stress yo kuyikuramo, n'umurimo utaruteganyijwe, nabwo mu kuyikuramo bayikuramo nabi kubera kwirukanga bacunguza uburyo umwete. Byaje kurangira byose babikoze neza vuba bahita banjyana kuri soins intensive, ahantu nyine uba uruhukiye aho ngaho, bagucomeka imashini bategereje kureba ko ubuzima bugenda bugaruka. Aho ngaho naho nahaboneye Imana. Umwana wanjye Imana yamukozeho iby'imbaraga n'iby'ubutwari, kubera yuko muri icyo gihe amaze kuzuka yaravukanye none ikindi kibazo gikomeye kitari gifite ubushobozi bwo kugikemura muri ako kanya, ahubwo nacyo cyakemuwe n'Imana. Ku rubyaro nahabonye Imana. Ndakwinginga ukomeze Imana uyihanga amaso, nta kiza na kimwe uzayiburana, kandi ndayigushimiye, ndayikuratiye, uyigira inshuti, izakugirira neza.